Zaburi 145. Zaburi yishimwe ni ya Dawidi. Mana yanjye mwami wanjye ndagushyira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye no gushimwa cyane, gukomera kwe ni kurondoreka. Abigihe bazashimira bikindi gihe imirimo yawe, bababwira iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Bazibukiza kugira neza kwawe kwinshi, baririmbe gukiranuka kwawe. Uwiteka ni umunyembabazi n'umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agira neza bose, imbabazi ziri ku byo yaremye byose. Uwiteka ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza. Bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Ubwami bwawe n'ubwiteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigabura ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kwibaho byose. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo bakize. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye iteka ryose. Amen. Arakoze cyane Moyize muri iyo zaburi dusomeye. Iyi ni zaburi ya Dawudi, ni zaburi yo guhimbaza Imana no kuramya Imana no gushima. Ni zaburi yanditswe mu buhanga bwinshi cyane. Uyu Dawudi benshi tumuzi nk'umuririmbyi, tukamumenya nk'umwungeri, tukamumenya nk'intwari, umuntu wari uzi kurwana cyane, afite military strategy ikomeye cyane. Tumuzi nk'umugabo w'ukwizera, ufite ukwizera. Tumuzi nk'umugabo utagira ubwoba. Tumuzi nk'umuntu wizeraga ko Imana ishobora kumuha intsinzi, kandi tumuzi nk'umuntu wicishije bugufi cyane, akemera kurindira igihe cye kikagera, akaba umwami, akaba umuyobozi. Iyi zaburi rero ifite amagambo meza, cyane cyane iyo urebye muri uwo murongo wa 21 w'iyi zaburi, avuga neza cyane. Hanafite n'amagambo ajya kujyana na indirimbo ya anthem ya diocese ya Gahini igira uti, udutege amatwi wumve ibisingizo byacu. Udutege amatwi wumve ibisingizo byacu. Dawudi nawe rero muri uyu murongo wa 21 aragenda agira ati, akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose banjye bahimbaze izina rye ryera iteka ryose. Ibi bintu ndizera neza yuko Dawudi yabivugaga kubera yuko yari azi icyo Imana yakoze, yari azi aho Imana yamukuye. Izwi rero nk'indirimbo yo gushima, kandi nk'uko nabivuze ni indirimbo yanditse mu magambo y'ubusizi, poem cyangwa se umuvugo. Dawudi rero yari afite karite zihariye ku bijyanye n'ibyerekeye Imana. Yari afite urukundo rw'Imana rukomeye. Yari afite ubuhanzi mu ndirimbo ze, akamenya kuramya, akamenya gusingiza, akamenya kwirata Imana. Yari afite gutinyuka, ndetse tukagenda tubibona kenshi muri zaburi ze no mu mvugo ze no mu mivugo ye.
Dawudi rero afite amagambo atwigisha akomeye. Iyo urebye iyi ni zaburi ivuga amateka y'ubwoko bw'Abisirayeli nyuma y'uko bavuye mu bunyagano, aho bari cyangwa se biri bisanze mu bice by'ubwami bw'Abaperesi, uyu munsi tuzi nka Iran cyangwa se tuzi nka Turukiya cyangwa se tuzi nka Egiputa. Igihe cyarageze rero bemererwa kugaruka, bava mu bunyagano bavuye muri ibyo bice by'i Babuloni, noneho basubira iwabo. Icyari cyabajyanye mu bunyagano si ikindi ngo nuko bari bamaze imyaka 3 batariho imisoro. Mujye muriho imisoro mwokagira Imana mwe. Noneho igihano cyabo kibaviramo ko batwarwa nk'inyagano kubera yuko bari birengeje imyaka 3 batariho imisoro. Ariko aho bari bageze iwabo, bari mu bihe byo kwiyubaka, bari mu bihe byo kwishakashaka, bari mu bihe byo kwisuganya, bari mu bihe byo kwihesha agaciro no kureba ukuntu bakongera kwiha izina no kwiga uburyo bwo gusenga no kuramya Imana mu gihugu cyabo. Ngira ngo wasubira inyuma yasanga hari akantu gato yabijya gusa n'ibyacu mu myaka 30 ishize. Imana yabanye nawe imyaka 40, Imana yabanye natwe irenga iyo ngiyo, ariko kandi yabanye natwe n'imyaka 30. Nahoze mbwira Bishop Alex, ngira ngo iyo bavuga abanyagahene nanjye barakukiramwo, kuko 93 mu kwezi kwa 10 nari ahangaha. Bamwe bibaza ngo muri ayo mezi bigenze gute, bije gute, ariko narahageze. Hanyuma 94 nabwo nari ahangaha nsa n'amazimwe ari aha hepfo. Afande Karera ndibaza yuko ivyuma twari kumwe hariya. Yishubije amaso inyuma ukareba nkaho ngaho ukarekeza amaso aho ngaho, nta buryo na bumwe utasingiza Imana. Nta buryo na bumwe utashima Imana yahidukuye naho tugereje nk'igihugu. Nta buryo na bumwe utashima Imana yahidukuye naho tugereje nk'itorero. Nta buryo na bumwe wowe ubwawe nanjye ubwanjye niherereye wiherereye utasubiza amaso inyuma ngo ugire uti Imana ihabwe icyubahiro. Nta buryo na bumwe utafatanya na Dawudi kuvuga aya magambo y'Izaburi y'145 uhereye no kuri umurongo wa 21, ugira uti akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka. Ntabwo ari aho ngaho gusa. Iyo urebye Izaburi ya Dawudi usanga ari Zaburi buri muntu wese yakwishimira, usanga ari Zaburi umuntu wese yakuramo ubuhamya, usanga ari Zaburi yatuma ikora ku mutima wa buri muntu wese, atari ubwoko bw'Abisirayeli gusa, ahubwo n'Abanyarwanda n'Abanyafrika muri rusange. Nuko ngo bagezeho batangira kwisuganya, biga uburyo bwo gusingiza Imana no kuyiramya. Maze Dawudi arahaguruka aterura aya magambo akomeye cyane, atangira muri uyu murongo wa mbere agira ati Mana yanjye. Kera iyo urebye mu babyeyi bacu, iyo umubyeyi wacu yavugaga ati Mana yanjye, habaga hari ibintu bibiri. Cyangwa se aragira ati Mana yanjye mu buryo bwo kwitabaza, cyangwa se aragira ati Mana yanjye mu buryo bwo kwishima no kwihimbaza. Maze Dawudi ati Mana yanjye kandi mwami wanjye. Ni amagambo akomeye, ni amagambo atoroshye, ni igisingizo, ni umuvugo, ni umutomo. Hariya ni umutomo, ni iki bya bindi. Nuko ati Mana yanjye kandi mwami wanjye, ndagushyira hejuru. I exalt you. Ndagushyira hejuru.
nzaguhimbaza izina ryawe iteka ryose. Ntawakwicara ahangaha, ntawatekereza uyu musozi ngo amenye amateka yawo yo kuva muri 25 mu myaka ya mbere 5 ngo babanza kwisuganya bavuga ubutumwa, maze imbuto z'ikanguro zirera ugenda kuzageza muri za 30. Noneho muri za 31 bati noneho dukwiye kujya ni Yudaya bavuye Yerusalemu. Batangira kugenda ngiyo za Kigeme, batangira kugenda hirya no hino ngaho zashyira, batangira kugenda ngaho zashyogwe, batangira kugenda mu yindi misozi yose bavuga ubutumwa. Bivuye yagurutse bigahita. Umuntu yavuga ngo mwabanje kwiyitaho abanyagahini muri gitangaza, Imana ishimwe cyane. Hanyuma murongera mutereka noneho twigire hirya ni Yudaya n'ahandi. Hari ikintu gise nkaho muri imyaka 5 hari cyabaga Kongo muri 35, noneho bitangira kujya za Uganda, za Buhiga mu Burundi, za Buye n'Amatana, za Kigezi, noneho birakomeza. Imana ihabwe icyubahiro. Mana yanjye kandi mwami wanjye, ndagushyira hejuru, nzaguhimbaza izina ryawe, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Ni nabyo n'uyu munsi wa none tugira tuti hari iby'Imana idukoreye muri iyi myaka 5 ishize, hari n'ibyo yiteguye mu yindi iri imbere, kandi turashima Imana, turasingiza Imana. Ngo nzahimbaza Imana uko bukeye nuko bwije, maze nshime izina ryawe iteka ryose. Niko Dawidi yagize. Dawidi rero ngira ngo muri aya magambo hari icyo bidukangurira, bitugangurira kumenya guhimbaza no gushima ko byadukoreye buri wese muri twebwe. Ushubije amaso inyuma, urebye n'ibyo kuri uyu musozi, urebye aho ubutumwa bw'Imana bugeze, urebye naho tuvuye. Dawidi rero muri uku gushima yongera kuvuga amazina y'Imana agira ati Imana ikomeye. Noneho aravuga ati yewe ugukomera kwawe ntawabivuga ngo birangize, ntawakurondora, ntikurondoreka. Iyo umuntu avuze ngo ibyawe no gukomera kwawe ntawakurondora ntikurondoreka, ngira ngo abahinnye hari byinshi atabavuze, ariko ababirangije byose. Imana yacu, ibigwi byayo, ineza yayo, ubuntu bwayo, ubwiza bwayo ntiburondoreka. None harakomeza aravuga ati ab'iki gihe n'ab'ikindi gihe, ni nko kuvuga ngo of this generation and the next generation and generations. Ab'iki gihe n'ab'ikindi gihe, imirimo yawe irigaragaza, irivugira, bazagushima kandi noneho bazayihoza ku kanwa ka. Bishop Manase, mwarakoze, imirimo y'Imana irigaragaza muri diyoseze ya Gahini. Bacidikoni, mwarakoze, imirimo yayo irigaragaza mu bucidikoni aho muri naho mukora n'abapasitori mufatanije. Imana ihabwe icyubahiro. Amateka yawe, ngo ni Dawudi nanone kivuga ngo amateka yawe arivugira. Muri Gahini iby'Imana yakoze birivugira. Ntabwo byivugira muri Gahini gusa. Nigeze kujya muri Kenya, namaze imyaka 5 ahantu hitwa Kericho. Wagenda mu matorero yaho ngaho kumva abantu bakubwira ngo uri umunyarwanda uti ngo tukutendereze. Yes.
muri Kenya iyo mubo bita Bakalenjin, tugutendereze Yesu. Noneho ugasanga aho muri ibyo bice baba Bakalenjin baba Bagikuyu, umuntu barakubwira ngo igahini, akakubwira ikanguro ryabaye igahini, akakurimbira tugutendereze. Sinzi niba hari abajya baza aha ngaha bari bakwiye kuba bazi imirimo yawe Mana yanjye kandi Mwami wanjye. Mu murongo wa 6 w'iyi Zaburi, Dawidi arongera aravuga ati imbaraga zawe, imirimo yawe, ngo imirimo yawe yerekana imbaraga zawe. Ngo uri Imana igira neza, abantu bazaririmba gukiranuka kwawe. Ni nka korari, ni nk'indirimbo, kandi mu ndirimbo zacu uyu munsi tuvuga ubwiza bw'Imana, tukavuga gukiranuka kwayo. Mu murongo wa 9 agira ati ineza agira, avuga Uwiteka, imbabazi agira, avuga Uwiteka, yongera aca akarongo ati kuri bose, ibyo waremye byose. Mana, imirimo yawe irigaragaza. Niho rero ngira ngo aca akarongo muri ayo magambo yo murongo wa 4 n'umurongo wa 5, akomeza agira ati bizavugwa, bizaririmba, abishimikira, avuga uburyo bwa proclamation of the gospel, guhamya generation to generation, bavuga ubwiza bw'Imana, ubuntu bwayo, Imana yariwe. Umwanditsi witwa A.W. Tozer yaravuze ngo be thou exalted is the language of victorious spiritual experience. Ngo kuvuga ngo ushyirwe hejuru, ngo n'imvugo y'intsinzi yabo mu mwuka. Niyo mvugo ni y'abanyagahini, niyo mvugo ni itorero ryose ry'Imana, niyo mvugo ni y'abakozweho n'ubwiza bw'Imana n'ubuntu bwayo. Shyirwa hejuru Mana, shyirwa hejuru kubw'ubwiza bwawe n'ibyo wakoze n'ibyo ukomeje kudukoresha. Umwaka ushize nasuye diyoseze, ngera mu bucidikoni bumwe, ntabwo nzi ubwo bucidikoni ubwo ari bwo, ariko naje hari iwanyu Karangazi, jyana Gashyari, ariko Gashyari keza, kuko nabonye inzu y'umucidikoni mbona ni nziza. Umenya uriya mucidikoni wo haruguru, ndayireba ndagenda nti muri Gasabo pastori mugomba kugira inzu z'abapastori. Ndagenda ndeba urusengero, sanga rurimo amakaro, rurasa neza. Ndagaruka mw'abapastori mwe, burya ngo kanyoni katagurutse ntikamenya ubwiza. Mugomba gutangira kureba aha hantu, muzagira urugendo shuri. Ubwo ni ubwiza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana, n'iby'Imana yabakoreye, n'ibyo mukwiye kuyiratira no kwiratira, n'ibyo mukwiye kuyishimira no kuyihimbariza, n'ibyari bikwiye guhora ku rurimi rw'akanwa kanyu. Mana, uri igitangaza. Imana iba hafi y'abayegereye bayikunda, y'abayiramya, y'abayishima ibigwi byayo n'umwanya wayo, y'abayimika ku ntebe bayishimira ibyiza yakoze. Noneho hari amagambo ari mu murongo wa 16 yo aza akuraho rwose, ngo
upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza iki kwifuza kw'ibibaho byose. Ntabwo mbizi igihe Imana yigeze kumfungura, n'ubu biracyamfungura nako igipfunsi. Hari ahantu tugera mu buzima, hari ahantu wisanga ukibaza uti none uyu munsi ntabwo uri buramuke, ntabwo uri bwire. Hari ahantu ugera noneho abanyarwanda bajyaga bagira ngo aho umwana arira nyina ntiyumve, ukagira uti Mana yanjye noneho biragenda bite, ugatangira guhiga. Mana nunkura aha hantu, Mana nungirira utya, Mana nukora ibi, nanjye nzagira ne. Lisiti ikaba ndende y'ibyo uzakora n'ibyo uzayikoresha. Ugategereza ukabona ntibiriho biza, ukareba kwa so wanyu, kwa nyoko wanyu, kwa mubyara wawe, ukabona ntabwo bihitamo pe. Ukareba ku nshuti ze ukabona wapi. Ukajya gukomanga hirya no hino ugasanga hanyuma Imana ikagira iki, igapfundurira mu idirishya aho utari unategerereje. Nguko uko Imana ikora. Nawe ukazamura ukuboko ukaramya Imana ukagira uti Mana yanjye kandi mwami wanjye uri igitangaza. Mweshi muri mwebwe nanjye ndimwe bene aho Imana yarahadusanze. Kandi iyo Imana yagusanze aho hantu biguha imbaraga zo kugenda, biguha imbaraga zo gukora amanase, biguha imbaraga za zindi zigira Imana yarabikoze n'aha ngahe zabikora, nta mpamvu itabikoze. Haleluya. Ibyo bintu Imana yaradukoreye ni igitangaza. Mukagira Imana mwe rimwe na rimwe kwicara aha ngaha ukumva ngo ni arisheveke. Hari umuntu wigeze kumbwira, ntabwo nibavuga muzehe Gahima ataza kuvuga, hariho umuntu arambwira ati ariko se ko twariho dusaba amafaranga y'impunzi yo kwiga, ngo amahera yaraheze ntuzewe. Ahubwo Imana ishima aho hantu yankuye kandi yagukuye, Imana ishimwe aho itugejeje, Imana ishimwe aho iduhagaritse, Imana ishimwe aho itugejeje nk'igihugu, Imana ishimwe aho igejeje iyi diyoseze. Biguha imbaraga zo guca bugufi, bikaguha imbaraga zo kureba imbere, bikaguha n'imbaraga zo gukora ugira uti ndatera intambwe, Imana izasanga hari imbere. Imana ihabwa icyubahiro. Nta cyambuza rero kuvuga ngo Mana yanjye kandi mwami wanjye. Nta cyambuza guhuza aya magambo ndangiza, ndagira ngo nyahuze kandi ndagira ngo bishobotse niba muyafite tuyavugira hamwe twese. Umurongo wa mbere n'umurongo wa 21 ndayasoma. Mu murongo wa mbere Zaburi 155 ngo Mana yanjye mwami wanjye ndagushyira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzagushyira hejuru, ndagushyira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Uwo ni Dawudi agiye kurangiza, arangiza atya ati akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose banjye bahimbaze izina rye ryera ryari iteka ryose. Amagambo meza cyane. Nyakubahwa Bishop wa Diyoseze ya Gahini, ndizera ntakekeranya ko muri ubu bwiza bw'Imana, ndizera ntakekeranya ko muri ubu buntu bw'Imana wabubonye ku giti cyawe n'umuryango wawe, ukabona muri diyoseze uyoboye uhereye na mbere, ariko noneho kubw'umwihariko ushubije amezi inyuma muri iyi myaka 5. Reka iby'Imana yakoze, reka ubuntu bwayo, reka ubwiza bwayo, reba ahantu ko hose mukagira Imana mwe. Nanone nagize agashyari, ariko agashyari keza.
ntabwo ari ishyari ryarindi, ahubwo ni ukwiga no gushima Imana no guha Imana icyubahiro, ariko mbikopeye nta kibi kirimo. Gukopera ni icyaha, ni research. Ubwo wagira research nta kibi kirimo, nta kibi kirimo. Ariko wareba aha akareba aho ashubije amaso inyuma, yabona ubwiza bw'Imana, akabona ubuntu bwayo, bikamwongera imbaraga zo kureba imbere muri iyi myaka 8 muhanze amaso. Iby'Imana izakora bisumba ibyo yakoze, ibyo izabakoresha bisumba ibyo yakoze. Gusubiza amaso inyuma bizabongera imbaraga zigira ati ya Mana yakoze bya bindi n'ibindi izabikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen.